duhere ku kintu kimwe Green, hano twari barimo bagushinja ko hari ukuntu utari kuboneka. hano bajaho muri quartier mwana impamvu baba bavuga ko ntari kuboneka nuko nyine muri quartier ntituri kubonana kubera ko ndi busy na job, ndi busy na gahunda zanjye muri hood, ntabwo ari ngombwa ko mboneka. Bana n'abajama twakuranye nimba bavuga ngo nturi kuboneka nuko nyine ntabwo turi kubonana nabo iyo bari busy na job zabo ntabwo nanjye mbabona. So nanjye ndi busy na job zanjye niyo mpamvu nabo bavuze ati nturi kuboneka. Ntabwo bari kuboneka. Reka duhere kuri icyo ngicyo. Ndi umufana wawe, ngize n'amahirwe wenda yo kukuvugisha nk'umunyamakuru, mpaye n'umwanya wo kuba ikiganiro tugirana twakirikodinga. Muri minsi uri gukora iki busy na job, n'inzu hari ikintu uri gukora kindi kitari umuziki bituma nta kindi kintu kitari umuziki ko ibindi bitari umuziki ntabwo nabishira hanze kuko turabizi. Ngira business zanjye ku ruhande, ariko ibintu public igomba kumenya ni ibijyanye na music, ibijyanye na entertainment, kubashimisha n'ibiki. So niyo bintu bitumye mba busy kubera ko nkora indirimbo. Ubu ngubu mfite indirimbo nshyashya bayita indyo yuzuye, ndimo ndayikorera video. So uvuga ngo ako kazi ko gatuma mba busy tu. Hari ubuzima. Impamvu nishifuje kuganira nawe nuko hari siwe wenyine na bagenzi bawe b'abaraperi murashinjwa kuva muri rap, not rap. Hari ukuntu hajya mbitandukanya neza. Kera twahitaga injyana y'umujinya, muri hip hop nta kuntu nagukansoringa aho ngaho. kuvuga ngo rap hari definition ya abanyamerika bavuze ko abanyamerika nibo dukuraho hip hop. Kuvuga ngo bastanze definition yoroshye biranumvikana cyane. Kuvuga ngo hip hop is your lifestyle and rap is your job. It's something you do, and hip hop is something you live in. Kuvuga ngo hip hop ni ya style ubamo usanzwe ubaho, hanyuma rap ni ya reflexion, ni reflexivity ya life ubamo. Kuvuga ngo niba bavuga ngo umuntu avuye muri hip hop, definitely tumva ko avuye muri hip hop. Hip hop nta hantu ihuriye na afrobeat, nta hantu ihuriye na zouk, nta hantu ihuriye na reggaeton. Hip hop ni hip hop. Kuvuga ngo niba wumva umuntu watandukiriye akava muri iyo style ya hip hop, azaba atari muri hip hop. So you still live in hip hop but you do rap. Ndi ikinege cya hip hop. Indirimbo bita ikinege cya hip hop. Ndanayikunda cyane. Ni ukuvuga ngo jewe narebye ukuntu abajama bagiye batandukira bava muri hip hop. Ntabwo nkubwira rap, ndakubwira hip hop. Ko hip hop niyo lifestyle yacu. Hanyuma rap ni kwa kundi uririmba nk'umuntu uri muri hip hop. Kuvuga ngo abantu bose bavuye muri hip hop ushobora kurapa ariko utari muri hip hop. Ntabwo ingero nyinshi natanga no kugera ku munega wanjye Jay Polly ntabwo akiri hip hop, yabaye artist uri commercial, baramucuruza ameze nk'ikangu ukuntu zindaya zigurisha ku mihanda. Ariko for me ntabwo nigeze njya muri zokati, nakomeje ndi muri hip hop. Niyo mpamvu n'amanege yanjye yose tuba tugikundana, tuba tukiri kumwe ko nakomeje roots. Hari ikindi kintu unyihangana, ibibazo byanjye biraza kumera nkaho n'amatsiko kuko akenshi Green hari ukuntu twumva, urabona amaradiyo amaze no kuba menshi. Njye ngikora kuri radiyo yari amaradiyo make cyane, noneho ubu ngubu amaradiyo ni menshi, twumva ibihuha. Green yagiye hano, Green yavuye mu muziki, Green ari muri Touch, Green yanze gukorana na Tuff Gang, Green yagiye muri show ya Jay Polly kubera ko akorera muri Touch.
Bulldog na Fireman banze kujyamo kubera ko batari muri touch ibintu byose twumva ariko ngeyo ngize amahirwe kuganira n'umuntu nkawe mubaza reality iyo agiye kumbesha angire neza ntiyabikora ariko noneho iyo ari time yo kuvugisha ukuri no kuganira n'abafana what's going on ni iki kiri muri Tuff Gang ngewe ntakubesha urampa akanya gatoya mubwira reality ikintu kiri muri Tuff Gang nuko Tuff Gang ubu ngubu twibona turi abantu batatu ni Bulldog and Fireman Jepoli ntabwo arava muri Tuff Gang ariko ubona ko intambwe ari kurya ari zisohoka muri Tuff Gang nakubwira reality kubera ko Jepoli ni umuntu yatwaye guma afite keshi yita ko ari umusitari kandi ntabwo ari abasitari ko nkeka ko Jepoli ntabwo azwi cyane kurusha uko Tuff Gang izwi cyane Tuff Gang ibura n'izina rya danje kurusha Jepoli ariko nyine Jepoli yashatse kujya above ya Tuff Gang kandi bishoboka niyo mpamvu ubona ko hari konflikt hagati aho ngaho ko yumva ko ari umuntu wa danje ari umuntu kandi ndakeka nawe urabibona ko muri iyi minsi ari kugenda amanuka ntabwo ari kuzamuka nk'ukuntu mbere yazamukaga ari kumanuka ni ukuvuga ngo hari time izagera akamera nk'abandi bose bagiye bazima nk'ukuntu uzi KGB yahitinze cyane ntuzi ubu KGB iri hehe ntayo ubona yahitinze abanyarwanda bose bamenya KGB cyane ni Bugande nabo barabiririmbye ngo uzabaze Bugande groupe bazi ariko ubu ngubu nowadays KGB ntayihari uvuga ngo ibintu biraza bigashira Jepoli nawe akeka ko azagumaho kandi nta kintu kiramba ntabwo ari umusozi ntabwo ari n'umuhanda wa kaburimbo barawurenuvera bagakora umuhanda mushya so nkeka ko ari cyo kibazo cyabayemo ariko Tuff Gang iracyari Tuff Gang niyo Jepoli yagenda tuzakomeza tube Tuff Gang hanyuma ikindi kintu umaze kumbwira ko ufite indirimbo Ikinege ndanayizi ndanayikunda ni nayo ndirimbo nakwita ko somehow hip hop kuntu hip hop ya hano urayibona gute urabona musigaye muri bangahe sigaye mu kibuga wenyine hari abandi ubona bimeze bite ko biri kujya komasho cyane hari abandi mbona cyane hari abandi mbona surtout nk'umuntu bita Bulldog turi kumwe cyane muri hip hop umuntu bita Pifla turi kumwe muri hip hop abo bantu mbona ni ukuvuga ngo abo bantu ko nitufatanya tuzakomeza twubake hip hop nyarwanda kubera ko niducogora twese hip hop nyarwanda izabaho nk'ukuntu ujya muri Uganda ukumva General Rapa ntakora hip hop wajya muri Tanzania ukumva ndababaye cyane ko mbivuze ariko muri Tanzania nta muntu wigeze uruta Jizma Bob kurapa cyangwa Mangwea abo ni abantu bitabye Imana Jizma Bob bitabye Imana mu mezi 3 ashize ngira Mangwea nawe bitabye Imana mu mwaka ushize abo nibo bantu twita aba legend muri Tanzania bakora hip hop wajya muri Kenya ugasanga umuntu bitabye Imana bita Isa waririmbye ngo halaka haina balaka mos pole Isa ngo abo ba legend bagiye bitaba Imana biduca intege cyane ariko niyo mpamvu natwe dukipinga hip hop nyarwanda twavuga ati reka twebwe twigumeho nubwo barabajya hariya bagakorera amafaranga ariko twe tugume kuri career yacu tugume kuri roots yacu iyo twapfa twambaye ubusa ariko ejo n'ejo bundi abantu bazabona aho bahera bakora hip hop nyarwanda ntabwo tubikorera twebwe tubikorera ahazaza hacu